Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Amazina nitwa Urinzwenimana Faustin, ndabararitse muri no gahunda ya byanditswe ngo ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe, kandi rwose ubuntu bw'Imana bubaboneze. Munyemere mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana itwitaho buri munsi, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko tukibarirwa mu bazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ukomeze kubana natwe kandi turusheho kubonezwa nawe. Reka ijambo ryawe rikomeze gukorera muri twe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe wa Judgment Truth Victory, reka nongere nkuhe ikaze. Nakubwiye yuko dusoma Bibiliya tukumva icyo Imana yagiye bwira njye nawe binyuze mu ijambo ryayo. Nakubwiye yuko dusoma isezerano rikuru ndetse tugasoma n'isezerano rishya. Uyu munsi tukaba tugiye guhera mu isezerano rishya, aho tugeze mu gice cya 5 ku murongo wa 38, naho mu isezerano rikuru tukaba tugeze mu gice cya 6. Kuri video yabanje nakubwiye ko ubu ngubu tumaze gusoma imirongo igera muri 228. Narakubwiye ngo ese hari ikibazo waba waragize watubaza kugira ngo turusheho kunganirana. Imana rero ikomeze kukugira neza, we dukomeje kubana, kandi ndagusaba nkwinginga kugira ngo uvugane n'Imana binyuze mu ijambo ryayo, dore ko kera Imana yavuganiraga natwe mu kanwa k'abana b'abahanuzi, ariko uyu munsi iravugana natwe binyuze muri Yesu Kristo. Muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 38 haratubwira ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi. Yesu arimo arababwira yuko bumvise yuko ijisho rigomba guhorerwa irindi ndetse n'iryinyo riguhorerwa irindi, ariko Yesu arakomeje avuga ngo ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. None se muvandimwe, andika muri comment cyangwa umpinyunganizi, ese koko Yesu yarashatse kuvuga iki ahangaha? Mu gihe bagukubise urushyi mu musaya umwe uhindure no mu wundi, ndetse n'igihe uganyazwa ibyawe ukwiye kwemera rwose uko wabijyana. None se Yesu yakomeza avuga ngo ariko njyeweho andakubwira ngo ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri. Yesu ari kuvuga ngo ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo uhindukire no mu buso n'uw'ibumoso. Arangije avuga ngo n'ugusabye kujyana mu gikingi kimwe umujyane no ku kindi. Umurongo wa 42 yaravuze ngo ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Muvandimwe, muri kiriya gihe abantu bari barabaye ibisambo ku buryo ntawe washoboraga guha umuvandimwe we icyo amusabye, ariko Yesu ari kongera gusobanura amategeko ye, yongera kwerekana imibanire y'abantu ndetse n'abandi, avuga yuko niba umuntu agusabye udakwiye kumwima ngo umutere umugongo. None se muvandimwe, wowe byifashe biti? Mbese wemerera umuvandimwe ugusabye ko yagira icyo agukuraho? Cyangwa uravuga ngo wavumwe n'Imana? Cyangwa uravuga ngo ntacyo umariye isi? Nyamara Yesu arimo arongera kutwereka yuko umuntu akwiriye urukundo, umuntu akwiriye kugirirwa icyizere. None se muvandimwe, wowe byifashe bite? Reka Uwiteka kugirire neza muri aya magambo ubashe kumva neza. Twabonye uburyo Yesu yasobanuye ntukice, tubona neza uburyo yavuze ngo niyo ubwiye umuntu wagicucu we ukwiye kujyanwa muri Gehinomu ndetse ugashyirwa no mu muriro utazima. Twabonye neza yuko itegeko yasobanuye ngo ntugasambane. Tubona uburyo yavuze ngo niyo wifuje mu mutima gusambana n'umugore wundi
uba umaze gusambana nawe. None se uremera ibyo Yesu akubwira? Reka Yesu akomeze kuvugana n'umutima wawe. Uyu munsi nanone turi mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5, nk'uko nakubwiye ko dukoresha isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya. Uyu munsi rero ku murongo wa 5 mu gice cya 6 haratubwira ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kubwira ko imitima yabo kose intekerezo ari kubi, maze Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Muvandimwe, aya ni amagambo akomeye cyane. Umurongo wa 7 baratubwiye ngo, Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye batsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikuruka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Muvandimwe, ndagira ngo ahangaha twagura ibitekerezo, hanyuma umbwire, mbese kuba inyamaswa n'ibindi binyabuzima bituye ku isi Imana yarivuze ko igiye kubirimbura, byatewe n'iki? Muzirikane ko ku murongo wa 5 twabonye yuko abantu bari bamaze gutekereza nabi, ingeso zabo zimaje kuba mbi, maze ku murongo wa 6 tubona Imana ivuga ngo, kubera iki naremye umuntu? Nyamara nubwo byari bimeze bityo, mwibuke yuko mu bice byabanje muri iki gitabo cy'Itangiriro twabonye Imana irema umuntu, iramurema, iramubwira iti, mubyare mwororoke mugwire isi. Ariko twongera kubona ko uwo mubano wajemo agatotsi. Satani yaje kwegera Eva maze aramucumuza, bituma ikiremwa muntu kibasha kugwa mu cyaha. Satani rero wakomeje gukora, yakoze na nyuma yo muri Edeni. Tubona uburyo yagiye mu rubyaro rwa Adamu. Adamu twabonye ko yabyaye abana 2, Kayini ndetse na Abeli. Birangira Satani akoreye muri Kayini yica Abeli. Ariko Imana ntiyakomeza kubigenza gutyo ngo inyoko muntu ihere, ahubwo ikomeza gutanga igisekuru cy'abakiranutsi. Uyu munsi turi kuri Nowa, niwe dukomerejeho mu gice cya 6. Twabonye yuko yagize umugisha akabyara abana 3, Hamu, Shemu ndetse na Yafeti. Abo bana nibo tuzakomeza tureba ku murongo wa 8. Ku munsi w'ejo tuzareba uburyo Nowa agira umugisha wo kurokorwa we n'umuryango we. Reka Uwiteka kugirire neza, dukomeze kubana kandi arushaho kukuyobora. Nyemerera dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhe, kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye abihannye, maze ibinyabuzima byose bibashe kutugiriraho umugisha. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda kandi itwitaho. Tugushimiye ko waturemye kandi ukaduha ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Reka imibereho yacu, ingingo zacu zose zirushaho kugengwa nawe. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ubidorone mu izina rya Yesu. Amen.